oya singaho baracecekesheje abanyarwanda abagore b'abanyarwanda ngo dufite ngo tugire umuco bamwe na bamwe muri twebwe ngo umuco ngo kuvuga ngo wenda ngo ntabwo nakurikira amafaranga njyewe umugabo wanjye ataza kuba afite amafaranga bari kukumva umenye ko bari kukumva umenye ko bari bukumva ngaho ariko none se reka nkubaze mugiye kubana amafaranga agashira nta kibazo iyo umugabo wanjye aza kuba mwata mutandukana iyo umugabo wanjye aza kuba nta kintu afite nanjye nta kintu ufite nta nyenye ntago twari si ukuvuga ko ntari kuba mukunda nta nubwo rwabo namukurikiye amafaranga sibyo nta viziyo nyine wari kuba ureba hagati nta rukundo wari kubonamo aho ngaho bintu bitazashoboka ejo n'ejo bundi tuzatangira kubishwaniramo kubera ko ejo wenda tuvuge amayeri 10 none se Vane none se reka nkubaze sibyo hey guys mumeze gute nizere ko mumeze turabasuhu je tubahayika ze akora muri church n'inda muri pasteur nge nawe ndi pasteur ukaba nk'umudiyakoni oya yigo umudiyakoni umudiyakoni niwe kuko ninjye utangira ndabasuhu oya mbanza unsobanure umudiyakoni niwe ufata ku mafaranga ko ari niwe ufata ku mafaranga ko ari ibyo nkunda cyane ikintu cyiza cyane amafaranga umudiyakoni ufata amafaranga ariko ayahariza pasteur kandi wowe uri pasteur cyane ariko wishiza heza amafaranga ni njye agomba kugeraho shandagira ngo nshimire abantu uretse ijambo ngo nshimire abantu bakire neza ikiganiro twakoze ejo hashize baduhaye amakomenti meza batugaragarije urukundo n'abatubwiye ko babyumva ariko ngewe murabaritaza ari umuntu w'umugabo urumva abatubwiye ko babyumva nabo ndabashimiye cyane mwarakoze kuduha ikaze nk'abantu bashyashya baratwakiriye njye ko nabandi bashyashya hano baranyakiriye kandi ndabibashimiye ariko barakwemeye koko ntabwo muzi uko nakora zaba mbireba yase kandi utangiye kwishyira hanze aka kanya umuntu w'inshuti yanjye aka kanya urushize ku karubanda igihari nuko ngende pasteur ukamudiyakoni ubwo amafaranga hanabikwa kuki se ntaba pasteur ukaba diyakoni oya ubwo nijye ukunda amafaranga batubwiye nijye ukunda amafaranga cyangwa intego ya pasteur ni ukubika amafaranga cyangwa ni ukuyarya na pasteur arakwica shamana we reka njyewe mbe pasteur ako njye mbaye pasteur shana abantu bava ku mana none se nashinga itorero nazagira umugirira icyizere oya sinshobora kuba pasteur kuko nkunda amafaranga ntabwo najya kubeshya abantu ngo sinyakunda niyo mpamvu ntaba pasteur ni umuhamagaro nyumva nkubwira impamvu ya mbere ntaba pasteur nuko nkunda amafaranga ariko nayarya neza abakristo ntibabimenye mbese bucece ku buryo ushiraho umutekano bro nzi kurya amafaranga pe ariko nta muntu uyoberwa kurya amafaranga oya no hajemo na secrétaire ariko amafaranga arakundwa koko amafaranga ni meza ariko amafaranga atabaho abantu nta kibazo twari kuzajya tugira ese ubundi kera habaga amafaranga twese twari kuba turi ku murayi n'umwe umva murayini kera habaga amafaranga mwana kera nko muri cyagihe kera ryari se nuwaryari cyagihe cy'ubucakara cya kera kandi abantu bigiriraga urukundo ariko cyane uziko umuntu ariko nabwo ubwo n'uburyo bw'amafaranga buri indirect niki amafaranga babaga bahinze niba ufite ibishyimbo mfite ibijumba reka nkubaze amafaranga niki ni ibipapuro ari kuri momo niki ibibazo bira hanyuma guhererekanya niki mwarahindutse oya bwose amafaranga ntago amafaranga nibaza ko ari ikiguzi ni ikiguzi ni ikisu amafaranga ni nk'iki amafaranga ntago ari ibipapuro tubona oya sibyo oya ntago kuko nari kuri momo ntago ari kuri momo ntago ari ibipapuro kandi nayo yitwa amafaranga gusa icyo numvisemo amafaranga arakunzwe
ubwo cashless no kuvuga biba byahawe agaciro. ubwo iyo bigeze kuri momo bitakaza agaciro. Cashless oya ntabwo bya none se reka nkubaze nk'abantu hari nk'abantu nk'abakire batajya babika amafaranga mu ntoki, babika nko muri zahabu, akaba afite nka zahabu muri banke. Subiza mwana ni amafaranga niki? None se ubundi amafaranga ni ubutunzi sibyo? Nibyo ufite nyine. Oya amafaranga ni ubutunzi actually. Bw'ibyo ufite agaciro cyabyo. Amafaranga ni ubutunzi sibyo? Amafaranga ni ubutunzi. Bivuze ngo ntabwo ari yadufata gusa. Amafaranga ntabwo ari yadufata gusa. Na kera rero bari bafite ubutunzi nibwo bakoreshaga. Ubwo butunzi rero ngiye nibwo nemera. Ako se kubera iki bavuga ko bivugwa ko kera aribwo habaga urukundo kurusha iki gihe? Erega umunsi ibintu byose byabaye bigenda bihinduka n'ubuzima bugenda bukomera buba buba hard ku buryo urukundo rugenda ruba rukema. Ahubwo nyenya mbona nka generation yindi ikinyejana kindi sha ari mu bintu bizaba byarashize n'urukundo ruzaba rwarashize. Ubu surabibona gute? Ubu ngubu twege generation yacu iri hagati na hagati iri hagati na hagati urukundo rurimo ariko n'agaciro katwita amafaranga n'agaciro k'amafaranga cyangwa se agaciro k'ikiguzi runaka birabalansinga birangana. Nuvuga ngo urukundo abantu bafite muri iyi minsi kenshi rushingiye ku butunzi kenshi. Yego bivuze ngo nta rukundo rero nibyo byiza, ariko noneho mu generation izakurikira donc ariko mu binyejana bindi bizakurikira amafaranga ubutunzi cyangwa se ibifatika bizaba byaragiye hejuru cyane kuruta urukundo. Ubwo se ubu ngubu no kuvuga ngo ntago ndi kubyumva neza. Bivuze ngo n'ubu urukundo ni nkaho rwashize. Kera urukundo rwari rufite tuvuge 90%. Ubutunzi cyangwa se ibifatika bifite nka 20%. Kugeza ubu ngubu turiho n'abana bacu n'ababyeyi bacu ko n'ababyeyi bacu nabo nije turi generation imwe kwa turi mu kinyejana kimwe. Urukundo n'ubutunzi cyangwa se ibifatika byose bifite 50-50. Urukundo ubwo urukundo ruri kugenda rushira ubwo ibifatika byo uzageraho rushire burundu. Urukundo se bundi rurashira? Yego. Iterambere n'urukundo. Iterambere ahatari urukundo haza iterambere. Twenyine rero niwe ndikubwira tugeze hagati. Twege tugeze hagati ubu iterambere turimo hagati na hagati. N'urukundo biri kubalansinga biri hano. Ariko generation izaza. Ariko apana bino byo kuva mu myaka 10 mu myaka myinshi iri imbere. Ubutunzi cyangwa se bifatika ntabizaba byarashize. Bizaba byaragiye hejuru ahubwo urukundo zaba rwarashize. Bivuze ngo urukundo ni rwo rutubuza gutera imbere. Turashize. Ndusha gukunda abantu bafite urukundo nibo abantu batatera imbere. Ako subundi kature mu bintu bisupportinga mu bintu ibyo numva yawe ndende. Ariko byanashoboka nukuvuga ngo abantu baba batanga cyane abantu bagira n'urukundo. Abatagira urukundo barifata. Barifata. Niyo mpamvu ibyo bitajya mu muntu batera imbere. Oya ntago bivuze ko ujya agaciro kuko utanga ikintu gifite agaciro. Umuntu ufite urukundo ntago ashobora gutanga ikintu yumva ko nta gaciro bifite. Gishobora kuba gifite agaciro kuri we wenda bitewe nose ntuzi ko nk'abazungu bajya bavuga ngo nubwo umuntu aguhaye gift akaguha akabombo ngo ugomba kubyishimira ngo abaguhaye ikintu cy'agaciro. Ariko twebwe abanyarwanda biterwa n'ikintu umuntu ataguhaye ikintu gifatika sha umwibagirwa uwo mwanya kiguhereza. Ako nekereza ko n'umuntu ufite urukundo ufite urukundo nyine nkuko bitewe nuko numva
urukundo igisobanuro cyarwo kuri jye sibyo ntabwo umuntu ufite urukundo yajya gutanga ikintu abona ko nta gaciro gifite kuriho erega kuba ahubwo umuntu udafite urukundo atanga ibidafite agaciro kugira ngo asevinge bya bintu ubundi reka nkwereke urukundo n'ubutunzi ntabwo bijya bitura mu muntu umwe ntabwo bitura mu muntu umwe wapi niyo mpamvu abantu bakira bagahita ubwo ni ukuvuga ngo abantu niba abantu bafite urukundo ushatse kuvuga ko abantu b'abakira aribo bantu badafite urukundo urebye ugereranyije neza ukabireba ruba ari ruke njye ndakize uyu mugwiza atunga njye se ndakize wirara urukundo ugira ahubwo abakire mbona aribo bantu bafite urukundo rwinshi abantu ahubwo abantu nka twebwe nitwe tuba twiyenza ni ukuri ko Imana uzabicunga ubirebe neza ahantu ubundi bavuga ngo ahantu bari ngo ahantu ifaranga rikubise haroro nuvuga ngo amafaranga cyangwa se ubutunzi ibyo twita ubutunzi tureke kubifatira amafaranga gusa ubutunzi abatunzi amazahabu abatunzi imitungo iyo ibintu byinshi nyine iyo bigenda bizamuka urukundo ruragabanuka urukundo rujyana n'umutima mwiza no kugira impuhwe cyane no kugira ibiki uzi ko umuntu ugira impuhwe cyane atajya atera imbere wari ubizi umuntu ugira impuhwe cyane ntabwo ajya atera imbere oya ahubwo umuntu ugira urukundo niwe utera imbere abakire nibo bantu ahubwo bano bantu nyine nka batwe tuba tugishakisha nitwe tuba dufite ibintu byo kwiyenza ibintu byo kudatanga ibintu byo reka nkwereke icyiza cyacu like abantu benshi mu Rwanda mu gihugu cyacu katuvuge mu gihugu cyacu kuko iby'ahandi si tubizi cyane mu gihugu cyacu icyiza ni uko twebwe ubukungu bwacu buri hagati abantu benshi ubukungu bwacu bugiye busa nkaho bujye kungana ariko kumva donc ntago buri hejuru cyane ngo dutunze byinshi nta nubwo wenda bamwe turimo hagati na hagati niyo mpamvu ubona n'urukundo twe abanyarwanda tuba dusa nkaho no kugira ngo sibyo ugira urukundo ubura amafaranga no kubona amafaranga ukabura urukundo munimbi y'abanduka wese wahitamo njye wahitamo amafaranga umugabo wanjye arambonye barakubonye ubwo mwamwumvise reka nkubwire ni ukuri nahitamo byose urukundo n'amafaranga ko ari byo maze ku experiencing none se umuntu ugiye gushaka sibyo tuvuge wenda ni umusore nta mafaranga afite agiye gushaka nyine agiye none amafaranga rero yageze mu rushako n'agandi n'urundi rwego ubwo uwo muntu waba ugiye gushaka tuvuge n'umusore uri hariya n'inshuti yawe araje akugishije inama akubwira ati ndashaka kujya gushaka afite umuntu nk'uriya araje akugishije inama afite umuntu ariko ikibazo nta mafaranga wamubwira akagenda gushaka cyangwa wamubwira akaba aretse akaba byihoreye gushaka umugore nyine akagira urugo akagenda agashaka iyo afite umuntu ariko nta mafaranga habe amafaranga nta mafaranga nta n'imwe ari umuntu wirirwa mu rugo sibyo ugifite icyizere nyine cy'uko hari ukuntu wenda azabona amahirwe akaba yakabona ariko muri ako kanya nta amahirwe iyo tugeze mu bintu byo gushaka ntabwo amahirwe tuyahereza umwanya munini nta nuko nta na muto ubwo ushatse kuvuga ko tubari ibihari cyane ni ukuvuga ngo niba ugiye gushaka bari bifatika wenda uvuze ngo agiye gushaka wenda agashaka umugore ufite amafaranga umuhungu ntayo afite ariko umugore ayafite oya aho ngaho nibo bafite ukuntu bashobora kubana oya umugore yaba umuntu umukobwa atayafite n'umusore atayafite ni ukuvuga ngo nk'uriya musore agiye nko kunshaka muri make twese ntayo dufite ntayo mufite mwese muri aho ngaho cyangwa n'ubundi nibyo tubitetse kuvuga realite oya wowe udafite amafaranga ugiye gushakana nanjye udafite amafaranga oya se ubundi wabikora nabanza tubwire ntabwo se rikomeye bitekereza gute ntabwo wajya gushaka nese bivuze ngo gushaka ni amafaranga mu gushaka urukundo ntabwo ruzi
ntabwo bibaho urukundo ntabwo none se mbwira nawe mbaro fact imwe basi imwe ishobora kurengera ku buryo wavuga ngo none se kubaka niba atari ukwikunda ubwo aho ngaho ushizemo kwikunda niba atari ukwikunda umusaza wawe muvukana mu ndimi cyangwa se reka tureke musaza wawe umwana wawe niwe muntu ushobora gukunda kuruta sibyo kuruta ibintu byose bibaho ku isi n'abantu bose babaho ku isi yego umwana wawe wibyariye nta mafaranga afite nawe urabizi ko uri mukubita umwica ntayo ufite uri mukubita yigendera ntayo ufite wenda ngo uzanamusapotinga umwana we nta kazi afite nta mafaranga nta kintu nyine ndabyumva nta araje ngo urukundo ngo rwamutwaye ngo kubera ko ngo akunda cyane ngo agira urukundo rwinshi afite urukundo nyine ariko ndi kuvuga sibyo nta mafaranga ahari ariko urukundo rurahari ibyo ndi kubyumva ubwo apana rwa rukundo rwa rundi rujenjetse oya ya full package iri hariya y'urukundo bararufite bombi apana rwa ngo ku ruhande rumwe oya ari umusore n'umukobwa bose bafite urukundo ruri full package ariko ikibazo bafite ni amafaranga giye ku ruhande rwanjye wamubwira urukundo ruhari apana bya bindi erega urukundo ni ikintu kigari apana rwa rukundo tuvuga ngo umuntu uramubona mu byiza gusa wenda nibigenda gutya birahinduka jewe hari urukundo namubwira ngo mbaye mfite ngo niba wamukunze ngo urabona rero mwana wanjye ngo niba ngo wakunze ngo uriya mukobwa ngo kubera ko ngo nta mafaranga nta bushobozi ufite ngo urukundo ni icyambere mwana wanjye uretse nkubwire excuse me urukundo mbaye mfite ikintu gisuzuma ko urukundo amafaranga yo ushobora kubireba ukavuga ati amafaranga ndabibona ko yafite ariko urukundo ni ikintu kigoye kuba wareba hariya ngo uyu muntu afite urukundo koko sibyo mbaye rero hari ubwo bushobozi bumpa kureba ko urwo rukundo ruhari nababwira bakabana cyambere kikwereka ko urwo rukundo ruhari kuba umukobwa nta kazi afite nta mafaranga afite oya naga ibyo binyereka ko urukundo ruhari n'umuhungu akaba nta mafaranga afite bose nta na kimwe bakaba nicyo gitekerezo bakigira cyo kujya kubana urwo rukundo ruhari oya naga ari cyo bivuze reka nkubaze uri umukobwa kuko hari abantu babana sibyo badafite amafaranga bafite ubukene bastragoringa bafite nyine duke ariko nyine ubona ko bari gustragoringa n'urugero ngiye kuguha ariko icyo nshatse gusobanura ntabwo ari icyo wumva icyo nshaka kuvuga amaha ngaha nyuma bamara kubona aya mafaranga akaba ari bwo babirwaniramo oya ibyo ngibyo n'abayafite babirwaniramo n'abatayafite bikaba ibindi ariko noneho umva rero nkubwire ikibazo gihari umva amafaranga arashakishwa ariko urukundo ntabwo rushakishwa jewe udafite amafaranga ahubwo ikibazo ni uko n'umwana wanjye nawe naguha ahubwo ikibazo gihari sibyo urukundo ushobora kurwerekana nta mafaranga none ushatse kuvuga ko abantu badafite amafaranga nta rukundo baba bafite berekana ariko noneho abantu turi kumwe oya none se mushatse kuvuga ko kwereka umuntu ko umukundana amafaranga ibikorwa byose bisaba amafaranga se wenda reka oya ari ikintu waruvuze ngo umuhungu udafite amafaranga wamugira inama yo gushaka umuhungu udafite amafaranga uburenganzira bwo gukunda nta burenganzira bwo gushaka umva impamvu nkubwira ukuntu ngiye mbyumva ibi bintu ukuntu mbyumva ikibazo umuntu ahungira impamvu nyine abantu benshi bahitamo amafaranga ni uko urukundo kurubona bigoye kubona nyine urukundo nyarukundo biragoye biragoye oya zira ntabwo aba ari inkundo nikize true love ako se true love we niye kuri ako uziko abantu nsanze mutazi urukundo uzajye kwigisha urukundo reka nkubwire amafaranga ntabwo uziko amafaranga atari yo yubaka urugo se oya urugo rwo iyo bigeze ku rugo rugendera ku bintu byinshi ni nayo mpamvu nyine rurimo urukundo ntabwo nakugira inama ngo ushake umuntu udakunda ngo kubera amafaranga urukundo rurimo amafaranga arimo ariko urukundo niba rufite 50% n'amafaranga afite 50%. Urabyemera? Ntabwo byemera. Ntabwo ntabwo rusaba wenda ngo ufite bya mirenge ariko byibura ubu ufite none se ko amafaranga none se nkubaze uwo muhungu tuvuge ngo uriya muhungu uri ari inyuma
no buri inyuma ya kamera sibyo umva ako murapfiki cyangwa usanga mufite ibintu mupfa ntazi tuje bank account oya mubwire sibyo abaye nta mafaranga afite nta hamwe habe n'urumiya aragiye yishakira umukobwa nawe mukubite wiyongeye udafite n'igiceri sibyo ubwo ndi kuvuga umuntu amafaranga complete yatamwe make bagiye gushakana ngo bizeye wenda ngo inkunga ngo bazatera mu bukwe bashobora no kubana nyine bakajya mu rukiko gusa bagakora nyine ibintu bito ubukwe n'ubundi nagaruka ubukwe ni ceremony isanzwe ibo umunsi umwe ikarangira mushobora no kubana nta niyibaye ntabwo amafaranga turi kuvuga ari amafaranga azabakorera ubukwe tuzi abantu benshi ariko bagera mu rwego safaringa barahari ni ubango rero nicyo kuvuga amafaranga nicyo bagushaka ntabwo ari iriya mariage tubona uyu munsi umwe ni urugendo nyine mu gitondo umugore umugejeje mu rugo wenda amafaranga mwana yakoresheje mu bwenge buke yawe batwere yose mwayamaze mu rugo mu gitondo umugore agiye guteka ati inyanya ntazihari mutangiye kwese kubara amabati inzara itangiye kubica kandi burareka mwereke rero ubukene buragatsindwa mw'abana mwe ubukene ni bubi uziko ubukene amafaranga sibyo ikintu kimwe nyine impamvu ngewe nahagaze ku rukundo cyane rekanye kubwira none reka umva nkubwire uretse nkubwire okay ngaho mbwira buriya reka nkubwire Daleso byaye umwana wawe wenda ntibirakubaho ariko wenda utekereza byakuba cyangwa byabaye undi muntu sibyo kuko abantu bagiye kubana kubyara nibyo ni ibintu bateganya ibintu biba biri muri bishobora kutaba wenda kubera izindi mpamvu kubera ibibazo byo kutabyara cyangwa se ibindi cyangwa wenda mukavuga tuzabyara nyuma y'igihe runaka ariko byanga bikunda abantu babana bafite target yo kubyara yego umwana wawe yari yagusaba ikintu utagifite wumva ukuntu bimera yego birababaza none se bisobanuye yuko n'abafite uzi ko niyo uri umukire uwo tureba tukita umukire nawe hari urwego umwana ashobora kumusaba ikintu ntakibonera ubushobozi se erega reka nkubwire n'ubundi nawe mvuze ntabwo ufite ubushobozi bwa mirenge wenda ngo wabasha kugira ibintu byose iyo nika ishobora kubaho wenda aracyari muto ubu ngubu wabasha kwafudinga ibintu byose yawe iyo nika ishobora kubaho kandi umwana hari uburyo ushobora kumutoza ushobora kumutoza ko ibintu byose ashaka mu buzima ndetse ibintu byose wowe washatse mu buzima niko wabibonye reka natwe n'izo ngaruka dufite z'ubukene izo watubwiye mu mutwe bitarije ni ingaruka zo oya ariko gusa ngewe ikintu impamvu nahagaze ku rukundo reka nongere nyigusobanurire ikibazo cyawe ntabwo uri kumva neza ikibazo gihari urukundo uburyo ngewe mbyumvamo ni ikintu ubundi urukundo ntabwo rushira iyo udafite amafaranga urukundo rushira nta n'ijambo ugira bro iyo udafite amafaranga nta jambo uba ufite ndabibabwiye nuko ariko abo ni hanze ndi kuvuga abantu bagiye kubana ari babiri mu nzu bafite urukundo sibyo n'ibindi bishobora kuza ese bizaza ryari bizaza mu mazi cyumweru mutarya none se ntabwo uzi abantu bafite amafaranga ariko bagatandukana kubera ko nta rukundo ruhari ibyo bibaho ariko noneho icyo kintu uri kuvuga wowe ni ikintu uri kureba n'amaso yawe urabona ko ugiye kwicukurira imva uyireba gutya n'amaso yawe sibyo wenda tureke kuvuga n'ubundi ushobora gushakana n'umuntu ufite amafaranga mwabana bigashira bibaho nese uwo muntu sibyo umuntu ugiye akakwicirayo noneho akunigera mu nzu mama yake na mama uziko oya singaho baracecekesheje abanyarwanda abagore b'abanyarwanda ngo dufite ngo tugire umuco bamwe na bamwe muri twebwe ngo umuco ngo kuvuga ngo wenda ngo ntabwo nakurikira amafaranga ndiyo umugabo wanjye ataza kuba afite amafaranga bari kukumva umenye ko bari kukumva umenye ko bari bukumva ngaho ariko none se reka nkubaze mugiye kubana amafaranga agashira nta kibazo iyo umugabo wanjye aza kuba mwahita mutandukana iyo umugabo wanjye aza kuba nta kintu afite
nanjye nta kintu ufite nta nyinya ntago twari empo entry sibiri clear si ukuvuga ko ntari kuba mukunda nta nubwo rwabo namukurikiye amafaranga sibyo nta vision nyine wari kubureba hagati nta rukundo wari kubonamo aho ngaho mu bintu bitazashoboka ejo n'ejo bundi tuzatangira kubishwaniramo kubera ko ejo wenda tuvuge none se reka nkubaze sibyo abo bantu baba bakennye ushatse kumbwira ko umuntu w'umukene aba ari umukene pepe ku buryo ashobora kuva mu rugo akavuga ngo tuzaryama gusa tubyuke tubyuke gusa cyangwa n'ubundi bazaryama babyuke ariko banatekereza icyo gukora erega reka nkubwire nujya mu rugo ubanja uzi ko iyo ukennye cyane ubwo nimba gukena cyane n'ibitekerezo bigabanyuka so bizirata n'imyumvire ibitekerezo biragabanuka mu mutwe uragenda ukamera nk'uruhinja ni ukuri kw'Imana ubwo ushatse ubukene buragatsindwa ubukene buhera mu mutwe ayo ushatse kuvuga ko ntago uri umukene ntago ushobora gutekereza n'ibitekerezo byawe nta gaciro abantu bigarukira bivuze ngo nta bantu ubu ngubu tuzashaka abantu nzabazanira abantu babanyari empty ahubwo bakugendere hafi bakugendere kure nako bakugendere kure nukuri uri kugumura abantu hari akabido nabaye oya umuntu yuje yavuze ngo bari abantu baza bagatanga ubuhamya ngo nashatse ngo nakoze ubukwe ngo nta n'igiceri cy'atanu mfite ngo nta n'iki ako birashoboka ko umuntu yakora nta n'igiceri cy'atanu afite yaratwererewe abantu baramuterereye cyangwa se imiryango yarebye ukuntu ibigenza babaho ari umushomeri nta kintu na kimwe afite ahubwo ayo mafaranga aba ari gukoresha aba yayakuye mu bandi bantu batari ukuvuga ngo yayakoreye we ku giti cye ni amafaranga y'abandi bagiye ni support ese wasaba kugeza ryari nyuma nose ejo hacu ntago tuba tuhazi ariko icyo dusabwa wowe ukora ibyo usabwa ukareka wenda kuvuga ngo uraryama gusa ngo wicara aho ngaho ukora ibyo usabwa ejo hawe n'ubuhazi we never know ejo bishobora kugenda neza uyu munsi biba bimeze nabi wa mugani wa nkamubwire buriya bajya babanga Imana ngo ifashe wifashije icyo kintu nari ntaracyumva neza ubu ngubu impamvu nyumva ni iyi kuba navuze ngo umugabo wanjye ataza kuba nta mafaranga afite ntago nari kwemera gushakana nawe simba turi kubona si ukuvuga ngo wenda ngo afite amafaranga menshi naba naravuze ngo nibyo kintu nagendeyeho ariko ureba ibifatika burya iyo ufite amafaranga make cyangwa se wenda ubona hari n'ukuntu umuntu ashobora kuba afite gusa ikintu ntemera nuko amafaranga ntabwo ariyo yubaka urugo yego mana yanjye ariko urukundo nirwo rwubaka urugo ubu se reka nkubaze urukundo we niyo mpamvu iyo rushize sibyo urugo rusenyuka ibyo bibaho ibyo ariko turi kuvuga wa muntu udafite erega ntabwo ndi kuvuga nyine ngewe ikintu ushatse kukubwira hari umukene reka nkubwire hari umukene ubasha kubona bibiri bitewe n'ubuzima abayemo akabasha kubaho akabasha kurya nyine ibyo mu bushobozi bwe turi kuvuga wa muntu udafite wowe byakuraniye ahubwo muntu reka nkwereke ushatse kuvuga aha ngaha umuntu udafite sibyo ntabwo kujya mu rugo bisaba gukora keretse umbwiye ngo uwo muntu ntabwo afite ubushobozi bwo kuba yakora wakora iki wabura icyo ukora hari umuntu wakwicara akavuga ati ngiye mbuze icyo gukora wakora iki nta mafaranga ufite yo gutangiza ubu urahura zero nese abantu bose bafite icyo bakora bahereye ku mafaranga nubwo aba make ariko aba ahari ashobora gutangira nta mafaranga afite reka nkubaze ubundi watangira icyo ni ikindi cyigisho cy'undi munsi tuzaba tukabwira abantu uburyo bashobora gutangira nta mafaranga ufite ariko ukagerageza kugira ngo urebe ko wabona amafaranga uri mu bushukanyi none reka nkubwire ntabwo ari ubushukanyi hari abantu baba bafite reka nkubwire uwo mutipe niba nahari uwo mutipe wumva washaka nta mafaranga afite nta n'igice na kimwe afite niba nahari amenye ko utamukunda ikindi nje gusanga abasore nibo bantu bagira urukundo kurusha nabo none reka nkubwire namwe muduteze amatwi uwo muhungu ni niba nahari ukaba uzi ko impamvu turi kwibanda ku muhungu cyane nuko uko byagenda kose uko mwahiga kose byanga bikunda iyo mutashye umugabo niwe ubazwa
sibyo nubwo mwese mwamukora ariko ubumva wizeye ko umugabo wawe byanga bikunda hari ikintu ari bukemure niba wa muhungu rero we uhari uzi ko nta source of income nimwe ufite ibyo sindi kuvuga bantu wenda ufite udufaranga dukeya kuko nubundi bibaho ko gushaka ufite amafaranga make ariko niba uzi ko nta n'igiceri cy'icumi ufite ukavuga ngo ugiye gushaka ngo umugore ngo n'urukundo ahubwo umugore akugendere kure ntago umukunda nose ni gute wowe ubwawe byakunaniye kubaho none ugiye kuzana undi muntu wenda yarafite ko yiberaho muri famille umva wenda umukobwa yarafite ko yiberaho muri famille sibyo wenda ararya akabona aho kuryama none Stephane reka nkubaze ubu wakwicara ari ukavuga ngo nabuze icyo gukora oya ntabwo bibaho sibyo bivuze ngo umuntu yashakisha icyo gukora akakibona none se wenda ashobora kutabona icyo yifuza we inzozi ziwe cyangwa se bibiri mu byifuzo bye ariko ntago wagenda ngo ushakishe icyo gukora reka nkubaze none se niba ukunda uwo mukobwa koko kuko nibaza ko nkanye ngenda ndamutse ndi umugabo umugore wanjye mba nifuza ko ataba hababaye yego sibyo mba nifuza ko ikintu cyose shoboye gukora nagikorera umugore wanjye waretse ukabanza ugashaka amafaranga iyo projet kutihutirwa nubwo afite imyaka 60 washaka sibyo waretse ukabanza ugashaka amafaranga izo projet uri gutekereza gukora kuvuga ngo ntiwabura icyo ukora wabanza ukabishaka hanyuma ukazabona gushaka uwo mugore none se amafaranga ko ashakishwa amafaranga ko ashakishwa uwo munsi ko ushaka kuba utayafite ariko ugashakisha icyo gukora none se bibaho ko umuntu yabura icyo akora erega ibyo uri kuvuga ni ibintu uri kugendera ku cyizere ntago uzi niba uzunguka cyangwa uzahomba nta nubwo ari icyizere ahubwo amafaranga niyo umuntu aba atazi ngo ejo bizaba bimeze gute yaba ari kurwana agerageza areba byagenda neza nibyo ariko hari n'igihe bigenda nabi sibyo ariko iyo hari urukundo ndavuga pana rwa rukundo rugira gutya rugashira sibyo kuko nemera ko nubwo habaho urukundo ariko urukundo rwakagombye kuba rudashira ako bitewe n'impamvu rushobora gushira ndabyemera sibyo Shadarle reka nkubwire reka iki kiganiro tukirangize gutya amafaranga hari umuntu ushaka kugenda akurikiye amafaranga kandi baranahari n'iki gihe nemeza neza ko ari nayo mpamvu n'ingo z'iki gihe bigoranye ko zikomera kubera iki nta bumuntu nta rukundo erega ntago navuze ngo ubane n'umuntu utamukunda ngo nukubera amafaranga none se urareba umuntu ukamukundira amafaranga ni nka kwa kundi ntago navuze ngo ukunda umuntu mushira hariya ukavuga ati ngo uyu muntu ameze gutya umurebeye inyuma wow uyu muntu ni mwiza ndamukunze ukagendera kuri ibyo bitandukanye n'urukundo urukundo ni ikintu tudashobora kurebesha amaso cyangwa dukoreho sibyo ariko ni ikintu kigari gishobora kugenda kikubaka ikindi kintu mu buryo dushobora gifatika ni nayo mpamvu ngubwira ngo urugo ni urukundo kubera iyihe mpamvu n'ayo mafaranga nashira urugo ruzakomeza ruba urugo mukomeze mu rurwanirire ariko amafaranga nugenda ugashaka umuntu ufite amafaranga hariya nashira nta rukundo bizagenda gute n'andi umwe usanga atangiye no kwica mugenzi we ko wanyumvishe nabi ntabwo nigeze mvuga ngo ndakoheje genda ushaka umuntu kwa kubona afite amafaranga utamukunda ntabwo aribyo navuze ariko nanone niba ukunda umuntu hari igihe ukunda urukundo rudashoboka icyo gihe ubukunze amafaranga ntabwo ubukunze oya ntabwo ahubwo wowe urebye ejo hazaza hawe sibyo rata uburebye ejo hawe hazaza umuryango ugiye gukora ejo hawe hazaza uharebera mu wundi muntu oya uharebera mu byo mufite na capacity mufite yo gukora okay mugomba gukora muri bazima ntabwo muri ibicumba wenda ngo tuvuge hariya ntabwo mufite ubushobozi bwo kujya gushakisha icyo gukora mwagiye mugashakisha icyo gukora wenda giciriritse erega ubwo bucumba uri kuvuga uri kuvuga ngo mufite amaboko n'amaguru ngo murakora ibyo bintu uri kuvuga ngo mugiye gukora kuki utakoze kuki bitakunze ahubwo aho ngaho niho twakagombye guheraho kuki bitakunze ahubwo sibyo ahubwo ikibazo niba hari urukundo vuga ngo wenda uwo muntu ndamugiriye ihe nama izamufasha kugira ngo ajye muri urwo rugo ariko sinamubwira ngo reka gushaka ahubwo icyo nakora namugiriye inama yo kugira ngo azabashe kubaka rwa rugo nubwo ako kanya nta mafaranga afite nicyo kintu nakora ariko sinajya kumubwira ngo kuko nta mafaranga ufite ngo ubwo byo rwose ntabwo ari ibyawe oya nago nawe kuko amafaranga nyine arashakishwa si wambajije reka ngusubije rero
ntabwo bikuraho ibyawe ntabwo bikuraho iby'abatureba yego n'abandi baraza no kutubwira wenda natwe tubyumvireho kubera ko wambajije rero wanshakagamo igisubizo uko byagenda kose cyangwa wambajije ufite igisubizo oya nakubajije kugira ngo numve niba tubyumva kimwe ntabwo dushobora kubyumva kimwe cyangwa se niba hari ahantu dushobora guhuriza ntabwo ibintu bigira ubuzima kugira ngo umuntu abashe kubaho ni uko bafite amafaranga kugira ngo ubashe kubaho utekereze neza ni uko bafite amafaranga nubwo yaba makeya ariko byibura aba ahari noneho ba bantu wowe ugiye guhuza muri bose nta n'umwe byibuze ufite na fondasiyo y'amafaranga byibura uvuga ngo ibyo mfite wenda ngewe cyangwa se ibitekerezo byanjye mfite n'ubushobozi buke mfite nidufanya n'ubwawe tuzashobora kugira ikintu twubaka tuzakora business runaka wenda nzajya gukora igifundi nawe ugiye gukore kiyede abo bantu ugiye guhuza wowe nta ni empty ariko nabaye igitekerezo ibyo bakora wenda bishobora kuba biri hasi ahubwo icyo gitekerezo ahubwo reka nkubwire none se reka ndagize nuzi statement yawe reka mbe nibiki mbwira mba nkubwire nawe cyakagiranyisha muzanire fanta bayazane pe ba bantu inama wakabagiriye uwo muhungu wenda umuhungu niwe waje kugisha inama umukobwa ntuzi nibye sibyo ariko yabashije kubwira ko umukobwa nawe nta kintu afite wamubwira ati rero nta myaka yagenewe gushaka ihari nubwo ngewe nzi abantu benshi bo muri famiye yanjye nzi n'inshuti zanjye nyinshi bagiye bashakana n'abagabo bakuze cyane yego ku buryo umugabo ufite nk'imyaka nka 60 rwose yishakira nk'umwana w'imyaka 20 n'ingahe wemerewe gushaka cyangwa se n'abantu bakuze n'abamama bakuze bagashakana n'abagabo bakuze ni ukuvuga ngo nta myaka n'imwe yagutera pressure cyetse naho ku mugore wenda ufite ikibazo wenda cyo kuba yazaba yaracuze ariko ku muhungu nta pressure n'imwe ihari igutegeka kujya gushaka nta bushobozi uragira ahubwo iyo mitekerezo uri kumushyiramo uvuga ngo nagera mu rugo ngo uzashaka ngo ushobora gukora ngo ushobora kugira gute nabikore kare abanza arebe ko ibyo bintu binashoboka kuko business zose dushaka ntabwo ariko zicamo ntabwo zunguka hari utekereza business ugahomba uwo muntu niba nahari w'inshuti yawe mubwire kugira ngo wihutire gushaka nta kikwirukansa inshuti yanjye ushaka amafaranga banza ushake no money no love oya ariko nanone ibyo ngibyo byaba bibaye bindi niba amafaranga wenda mpamvu iki gihe n'umusore asigaye ajya gushaka umukobwa ufite amafaranga cyane rwose baramudedwana ibintu rero nsigaye mbona bitoroshye abantu muri gushaka iki gihe ndabasabiye ibyo ngibyo byo ntago ngiye mbyemera gutyo uvuga wenda ngo umukobwa ufite amafaranga akaba yashaka umuhungu udafite amafaranga ibyo nta kibazo bitwaye niba bakundana niba ibyo nta kibazo muba mufite byibura source muba mufite aho muhere ngiye cyo ndi kwanga ni wa muntu ugiye kwica ba bantu mugiye kuzateza ibibazo leta ngo umugore yapfiriye mu nzu yicwe n'inzara kandi abagabo ngo nibo bapfa vuba burya warubizi inzara cyangwa ubukene nyine inzara ngabona n'amake yagushutse birangiye wemeye ko nta mafaranga ufite se ndavuga ko byatangiye ari urugero oya jewe pe banza ushaka ubushobozi arashakishwa sibyo ushobora kumuha impamba yo gushakisha ayo mafaranga ariko nanone ntabwo wamubwira ngo ntushake umuhe guta icyizere cyo kuba yajya gushaka umuntu kandi hari urukundo waba ugiye vanira kugiriye inama muntu ufite urukundo amafaranga arashakishwa ahubwo ikibazo gihari urakizi ni ukuba utabasha gupima urukundo uvuge ngo urukundo rurahari nicyo kibazo gihari ni nayo mpamvu urukundo kuko nta kantu abantu tumaze kugenda nyine agaciro karwo kagiye gashira byatakaje agaciro mu yandi magambo ni nayo mpamvu amafaranga ariyo afite ireme kurusha urukundo ariko tubaye tuzi urukundo nyarukundo apana ibingibi byacu tubeshya ngo turakunda
habaye hari urukundo nyarukundo sibyo rwa rukundo uvuga ngo umuntu niba nshonje turasonzanya niba ari ukujya guhiga turajyana tujye guhiga pana bya bintu dusanga umuntu arushye undi ngo niwe aryamira undi hoya niba ari ukujya kuzenguruka mwese mugafatana ahantu hose mukaba mumeze gutya mugakundana rwa rukundo nyarukundo ubundi ikibazo cyari nuko kubona urukundo bigoye ni nayo mpamvu duhita tujya kuri side y'amafaranga ni nayo mpamvu abantu bavuga ngo urukundo simbasha kururebesha amaso ariko umuntu ufite amafaranga mbasha kumureba nkavuga uyu muntu nyine afite amafaranga niho hantu ikibazo kiri ariko ubaye uzi neza ko urukundo ruhari mwajyana mukagira ibitekerezo kuko tubonye n'abantu bafite amafaranga urukundo rugasenyuka nako urugo rugasenyuka plutôt pardon sibyo bivuze ngo rero amafaranga siyo yubaka urugo ntabwo rero bisobanuye ko uwo muntu ufite amafaranga umuha icyizere cy'uko ibyo bintu ari byo bizajya kumwubakira urugo kuko n'umuntu ufite urukundo ashoboye kujya hari agafatana na mugenzi we bagashaka icyo gukora nta muntu ubuzi ejo ngo bimeze gute ako kanya se bagishatse bakibura ako kanya bagishatse ntabwo bakibura ko hagati aho ngaho muri uwo mukobwa n'uwo muhungu ushobora gusanga buri wese ahubwo ari kwikunda uzi impamvu cyangwa atari oya icyo gihe uraba ugiye muri sansi yo kuvuga ko nta rukundo ruhari kandi ngewe ndi kuvuga ngo mu gihe urukundo ruhari apana kuvuga ngo ni ukujenjeka mu gihe urukundo ruhari rwuzuye ikibazo ni ukubona urwo rukundo ndi kukubwira niba wa mukobwa koko akunda uwo muhungu namuha akanya atekereze abanza ashaka amafaranga niyo kuko bakundana rero no kubivuga utuje rega ndi kubona tutari busakuze twese ndi kubona umutima wawe umva wabyegereje umutima cyane banyumve neza wa mukobwa kuko niba akunda uwo muhungu ni ukuri ko Imana umuhungu nagenda tuza ashaka amafaranga neza ahubwo atuje azi neza ko umukobwa wari hariya igihe cyose azaza ni ukuvuga ngo n'iki gihe niba ufite ikibazo cy'uko umugore bazamugutwara ntago gukunda umugore bazamutwara niba uri kuvuga kubera amafaranga se yavuze ngo uwo mutipe wambwira ngo nagenda ashaka ngende kumubwira ko uwo mutipe nta pressure afite nabanza ashaka amafaranga umugore niba mukunda koko azamutegereza umva nkubwira niba atamukunda yo azasanga turaza guhuza birangiye uba mwaje azarangira bamwaniye kandi noneho rukundo arubure amafaranga yabure byose ni nkuko n'amafaranga wayabura umva wa muhungu baragushuka ndagira ngo mbibutse nongeye kuza ikiganiro nushaka ibintu uza kubivuga inyuma ya mikoro ndagira ngo mbibutse abantu batarakora subscribe please do subscribe kugira ngo bajye bakomeza kubona abantu batazi agaciro ka subscribe by the way twige subscribe ni inkingi ikomeye cyane utweretse urukundo kandi nawe bikagufasha ko niba wakunze ibiganiro byacu uzajya ubibona bikoroheye utarinze kujya gusacinga mbibutsa ko tubafitiye byinshi subscribe comment and share ukuntu bimeze ese baratubona gute see the look see the outfit baratubwiye ko twambaye neza utari babitubwiye yagize ishyari umuhungu agira ishyari n'ubwa mbere nabona umuhungu ugira ishyari abantu batari abahungu bagenzi be mbibutse merci ndagira ngo mbibutse abantu muresize uze kubereka gatoya ama-image sibyo uze gufata izi nkweto za Cheka abanyarwandakazi ba diaspora mutari mwamenya inkweto za Cheka ifite inkweto nziza bazibereke